ariko by'umwihariko ubwo tugiye gukoresha abana, umwana buriya arafata, umwana areba kure. Ni ukuvuga ngo ubu ibyo umubwiye aragenda nawe akabikora ndetse akanabyigisha akanabikurikirana. Natwe tuzabyigisha ababyeyi bacu ndetse n'abandi bantu tubashishikarize gukora isuku. Ku bijyanye no kurinda igwingira mu bushobozi bwacu buke nk'abana, batubwira ukuntu twapanga imishinga mito tukorora inkoko se zaduha amagi, twatera imboga se byoroheje, ibyo byaduha amafunguro yuzuye bityo tukirinda n'igwingira. Uyu munsi rero tukaba twahuye n'abana. Ubukangurambaga bwo kurwanya umwanda, twimakaza isuku n'isukura, turimo kubikorera mu byiciro binyuranye by'abaturage. Cyane cyane harimo abantu bakuru, ariko harimo n'abana n'urubyiruko. Uyu munsi rero nk'uko mubibonye, twatumiye inama nkuru y'abana, cyane cyane abana bahagarariye abandi, kugira ngo nabo tubabwire ubwo butumwa. Ubwo bukangurambaga tububakorere, cyane ko ari abana baturutse mu miryango. Ni abana baturutse mu miryango, ni abana baturutse hirya no hino, ni abana bahura n'abandi, ni abana baba ku ishuri. Ubutumwa tubahaye rero cyane cyane ku byerekeranye no kurwanya umwanda, nk'uko mwabyumvishije, ni uko turimo kubunyuza mu bukangurambaga bwitwa isuku hose ihera kuri njye. Abana mwabibonye yuko bamaze kumenya ibyerekeranye n'isuku kuri bo, yaba ari isuku y'umubiri, isuku y'imyambaro, isuku y'aho bagenda, isuku y'aho batuye, ariko by'umwihariko ubwo bukangurambaga bw'isuku bakagenda bakamubwira n'ababyeyi babo. Icyo kintu turimo kugikora kandi turumva kizatanga umusaruro, nubwo dukora n'ubukangurambaga mu bigo by'amashuri, ariko by'umwihariko tubonye ambasaderi bazadufasha cyane cyane n'aho biga, n'aho bagenda, kwa kundi abana bagenda bahura n'abandi. Ikindi no kurwanya imirire mibi n'igwingira. Turashima cyane nk'uko abana babyigaragaje ubuyobozi bukuru bw'igihugu burangajwe imbere na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Niba hera ku kwita ku mwana agisamwa kugira ngo azavuke ari umwana udafite imirire mibi n'igwingira, ni ukuvuga ngo icyo tubasaba cyane abana ni uko nabo bagomba kumva yuko bagomba kugira uruhare mu kurya indyo yuzuye. Iyo ndyo yuzuye bakayitoza n'ababyeyi babo, bakanabyigisha n'ababyeyi babo, cyane cyane ku igaburo bagiye kurya, bakareba yuko ibyo bariye harimo ubwoko butatu bw'ibiribwa: ibiribwa birinda indwara, ibiribwa byubaka umubiri, n'ibiribwa bitera imbaraga. Ibyo byose ariko bigateguranwa n'iki? Bigateguranwa n'isuku. Ikindi ni uko abana tubashishikariza cyane kuba n'abana n'u Rwanda rw'ejo, n'abana barabyiruka. Uwo muco barimo kugenda babyirukana bazamura ugomba kubakuriramo, cyane cyane ko aribo babyeyi b'ejo, nibo bayobozi b'ejo. Gahunda zinyuranye z'akarere kacu ka Burera nabo bagomba kuzimenya, tukanabasaba n'ubufasha. Mwumvishije yuko ku byerekeranye n'umudugudu babamo, iyo ari ikibazo gishobora kuboneka, niba ari ikibazo cy'umwanda, guharura kuvanaho ibihuru, abantu badafite ubwiherero, ahantu hataba ibimoteri, mwumvishije yuko bavuga yuko ibyo byose bitagombera ingengo y'imari, ahubwo bigombera bwa bukangurambaga. Bavuze imiganda, bavuze ibyerekeranye no gukangurira abantu badafite ubwiherero kubugira. Rwose abana mwabonye yuko ari abahanga, tugomba kubitabaza. Nabo nibo Rwanda rw'ejo, nibo benshi dufite, kugira ngo badufashe mu bukangurambaga kuri gahunda za leta zinyuranye. Nk'akarere ka Burera tuvuye kure. Iyo turebye mu bushakashatsi bwa 2015, akarere ka Burera mu kugwingira twari kuri 52. Tugeze 2020 twari tugeze kuri 41.6. Ubu ngubu ubushakashatsi bwasohoje ejo bundi tugeze kuri 37.6. Ariko buriya igwingira iyo urebye ni ubushakashatsi bukorwa mu myaka 5, kandi iyo turebye nuko umwana kugira ngo agwingire bigenda, ni imbaraga zigomba gushyirwa hamwe n'abantu banyuranye n'ibyiciro binyuranye, yaba abafatanya ibikorwa, yaba ari inzego z'ubuzima, yaba ari twebwe abayobozi, yaba ari twebwe abaturage. Ariko by'umwihariko ubwo tugiye gukoresha abana, umwana buriya arafata, umwana areba kure. Ni ukuvuga ngo ubu ibyo umubwiye aragenda nawe akabikora ndetse akanabyigisha akanabikurikirana. Ni ukuvuga rero kuba twarashyize imbaraga no kuba twabwira ikibazo cy'imirire mibi n'igwingira, tugomba kubanza kubagaragariza ingaruka zo kugwingira, cyane cyane nko ku mwana. Iyo umwana yagwingiye, agwingira mu mutwe, agwingira mu bwonko, agwingira mu mvamutima, agwingira ndetse no mu mibanire ye n'abandi. Umwana akabyiruka azi yuko koko kugwingira ari ikibazo, ndetse yajya no kurya akareba koko ko umuntu yagwingiye aba yaragwingiye
mu mvamutima, mu gihagararo, mu bwenge, mu mibereho myiza ye n'abandi, ubu koko nanjye nirya indyo ituzuye aho n'ibizambaho. Icyo gihe bigatuma bimufasha yuko no kubwira umuryango no kubwira ababyeyi be ingaruka zo kugwingira nabwo ubwo butumwa azabutanga, kandi bizadufasha cyane cyane mu gukumira. Ariko nanone n'izindi ngaruka zishobora kuzaho cyane cyane n'ibyerekeranye n'imyumvire, nk'uko byagaragaye akarere ka Burera ntacyo tudafite tureza, ariko muri bwa bushobozi dufite guhuza ibyo twejeje tukabitegura neza, harimo bwa bwoko butatu bw'ibiribwa, umwana azabyumva nk'uko mwabyiyumviye, adufashe no kubibwira ababyeyi be, hanyuma rero nibiba na ngombwa nawe yanabikora. Burya ikibazo kibonetse mu baturage kiba ari icyacu ubuyobozi. Burya abaturage n'abana beza, abaturage barumva, ahubwo ikibazo twebwe abayobozi uburyo tubegera nicyo turimo no gushyiramo imbaraga, no kuba twanageze no mu bana. Noneho urumva ko kuba twageze no mu bana, abana bazadufasha, ariko by'umwihariko ikibazo buryo kiba ari icyacu ubuyobozi. Dufite uko turimo gutangira kwikebura, yaba ari ukuva ku rwego rw'isibo kugeza ku rwego rw'umudugudu, akagari, umurenge n'akarere, ibigo by'ubuvuzi, abajyanama b'ubuzima, abafashamyumvire b'ubuhinzi, abajyanama, abaparasosho cyangwa se inshuti z'umuryango n'abaparasosho bafasha abaturage mu kwivana mu bukene. Turimo kwegera bya byiciro byose kugira ngo buri muntu wese azane imbaraga ze, azane uruhare rwe, dufatanye kugira ngo turebe aho twaguye, ariko ikibi ni ukugumayo, ahubwo duhagurukane. Ndizera yuko ingamba tugiye gufata mu myaka 5 ikurikiye ubushakashatsi bugiye gukorerwaho muri 2030, akarere ka Burera ntabwo tuzagabanya bitari munsi ya 15%, kandi muzaba mwibonera. Murakoze. Amazina nitwa Izuwayo Chance Pacifique, naturutse mu murenge wa Kinyababa, akagari ni aka Musasa, umudugudu wa Rukaya, akarere ko ni aka Burera. Ku bijyanye no kurinda igwingira, mu bushobozi bwacu buke nk'abana, batubwira ukuntu twapanga imishinga mito, tukorora inkoko se zaduha amagi, twatera imboga se byoroheje, ibyo byaduha amafunguro yuzuye, bityo tukirinda n'igwingira. Amazina yanjye ni Ishimwe Faida Lydia, ni mu kagari ka Gacundura, umudugudu wa Muma, umurenge wa Rwerere. Uruhare, hari ibyifuzo twagiye dutanga. Ibyo byifuzo hari ibibangamira abana byatuma bahura n'igwingira. Baduhuguye batubwira uko tugomba imirire ibigize ifunguro ryiza, batwigisha uko twakora isuku. Natwe tuzabyigisha ababyeyi bacu ndetse n'abandi bantu tubashishikarize gukora isuku, bizatuma igwingira rigabanuka mu karere kacu.